tumenye Bibiliya. Iki ni ikiganiro utegurirwa na Dr. Venano Makegi ukakigezwaho na Transworld Radio. Soma kandi wige Bibiliya usobanukirwe ijambo ry'Imana. Uraho neza nshuti muvandimwe uteze amatwi ikiganiro tumenye Bibiliya. Amahoro y'Imana nabane nawe. Kaze muri iki kiganiro ugezwaho nanjye Parfait Ntamvutsa. Ubwo duherukana twari mu gice cya 12 cy'igitabo cy'abacamanza, aho batubwiramo inkuru z'abacamanza batatu aribo Ibusani, Eloni na Abudoni. Twatangiye nanone inkuru y'undi mucamanza watangaje benshi, uwo nta wundi ni uwitwa Samusoni. Uyu munsi tugiye gukomeza kureba byinshi byerekeye Samusoni, turebe nuko yaje kunanirwa umugambi w'Imana. Samirana usemerera wamamaza inkuru nziza. Samirana usemerera wamamaza inkuru nziza. Inkuru nziza ni agakiza kabonekwa muri Yesu Kristo. Biratangaje uburyo umwuka w'Imana washoboraga kuza ku muntu muri ubu buryo, ariko ni ukuri rwose ko Imana yajyaga imanuka ikabana na Samusoni. Samusoni yari umuntu uraho utubaraga duke, ukina imikino y'abakobwa, kandi muri iki gice cya 14 cy'abacamanza tugezemo tugiye gutangira kubibona. Reka dusome mu bacamanza igice cya 14 duhere ku murongo wa mbere tugere ku murongo wa kabiri. Aravuga ngo, nuko Samusoni aramanuka agiti Muna, abona umukobwa wo mu bakobwa b'Abafilisitiya, maze arazamuka abwira se na nyina ati, nabengutse umukobwa Itimuna wo mu bakobwa b'Abafilisitiya, none mu munsi abiri. Nshuti yanjye, ni ukuri rwose umusore wa nta kigenda niwe ushobora gukora ibintu nk'ibi tumaze gusoma. Kuki ubwe atigeze agenda ngo yibwirire umukobwa ko amukunda kandi ko yifuza ko yamubera umugore? Kuki Samusoni atigeze agenda byibura ngo abibwire se w'uyu mukobwa? Muri icyo gihe ibintu nk'ibi byo gukundana ntibyapfaga gukinishwa nk'uko bimeze uyu munsi, ahubwo umusore yabijyagamo ari uko afite gahunda yo kurongora. None se kuki Samusoni atigeze yumva ko yakwitunganyiriza iki kibazo we n'umukobwa yari yashimye? Nshuti yanjye, impamvu nta yindi nuko Samusoni yari umusore wa nta kigenda, bigatuma asaba mama na papa ko bamushakira umugore ngo abashe kurongora. Mu gitabo cy'abacamanza igice cya 14 kuva ku murongo wa 3 kugera ku murongo wa 4 haravuga ngo, nuko se na nyina baramubaza bati, mbese nta mugeni uri mu bakobwa ba bene wanyu cyangwa mu bwoko bwacu bwose byatuma ujya gushaka umugeni mu Bafilisitiya batakebwe? Samusoni abwira se ati, sabira uwo kuko ari we nkunda cyane. Ariko se na nyina ntibari bazi ko byaturutse ku Uwiteka, kuko yashakaga impamvu ku Bafilisitiya. Icyo gihe Abafilisitiya bari barahinduye Abisirayeli. Samusoni yashatse kurongora uyu mukobwa w'umunyamahanga kugira ngo akize Abisirayeli bari mu maboko y'Abafilisitiya. Ku bigaragara hano Samusoni yari atangiye neza. Mu bacamanza igice cya 14 ku murongo wa 5 haravuga ngo, hanyuma y'ibyo Samusoni amanukana na se na nyina Bagitimuna. Bageze mu mizabibu yaho ahura n'umugunzu w'intare uramutontomera. Bibiliya itubwira ko umunaziri yagombaga kuba kure y'imizabibu, ariko ndebera Samusoni hano yari yamaze kuyigeramo. Mu bacamanza igice cya 14 kuva ku murongo wa 6 kugera ku murongo wa 9 haravuga ngo, maze umwuka w'Uwiteka muzaho cyane, arayitanyaguza nk'uwatanyaguza umwana w'ihene, kandi nta ntwaro yari afite mu ntoki, ariko ntiyabwira se na nyina ibyo yakoze. Nuko Samusoni arimanukira aganira n'uwo mukobwa, aramushima cyane. Bukeye yasubirayo kumuzana, akebereza hahandi kurora ya ntumbi y'intare yatanyaguzaga, asangamo irumbo ry'inzuki n'ubuki bwazo. Arabuhakura agenda aburya, agera kuri se na nyina arabubaha, nabo baraburya, ariko ntiyababwira ko yabukuye mu ntumbi y'intare. Arongora umukobwa w'Umufilisitiyakazi abasakuza igisakuzo. Ubwo yariho Agitimuna ari kumwe n'ababyeyi be, Samusoni yatewe n'intare. Hanyuma umwuka w'Imana uza kuri we, yica intare n'amaboko ye mu rwego rwo kwitabara mu buryo bwihuse. Bukeye bwaho Samusoni yazindukiye kuri ya ntumbi ya ntare yishe, asanga yuzuyeho inzuki nyinshi n'ubuki, maze arabuhakura akoresheje intoki ze, agenda burya ndetse abuha no ku babyeyi be, ariko ntiyababwira aho yabukuye. Nshuti yanjye, ndagira ngo nanone wibuke ko cyaziraga ko umunaziri yegerana n'intumbi. Mu bacamanza igice cya 14 guhera ku murongo wa 10 kugera ku wa 14 haravuga ngo, hanyuma se aramanuka asanga uwo mukobwa. Bukeye Samusoni acyuza ubukwe kuko ariko abasore bagenzaga.
nuko bamubonye bamuzanira abasangwa 30 ngo bagumane nawe. Nuko Samusoni arababwira ati, reka mbasakuze igisakuzo, nimushobora kukica iminsi y'ubukwe uko ari 7 itarashira mukakinsobanurira, nzabaha imyambaro y'ibitare 30 n'imyenda yo gukuranwa 30. Ariko nibibananira, nimwe muzampa imyambaro y'ibitare 30 n'imyenda yo gukuranwa 30. Baramubwira bati, dusakuze twumva igisakuzo cyawe. Arababwira ati, mu muryi havuyemo ibyo kurya, kandi mu munyambaraga havuyemo uburyohe. Nuko bamara iminsi 3 badashobora kugisobanura. Nkuko byari umugenzo, Samusoni yakoresheje ibirori by'ubukwe bwe. Ibirori by'ubukwe bwe byabereye iwabo ku mukobwa, kandi abashyitsi bose bari Abafilisitiya. Ibisakuzo ni kimwe mu buvanganzo bwafashaga abantu kunezerwa no kumva baruhutse muri icyo gihe. Nuko Samusoni rero nawe yasakuje abashyitsi igisakuzo, ndetse abaha iminsi 7 ngo bashake igisubizo cy'icyo gisakuzo. Iyo baza kumenya igisubizo cy'icyo gisakuzo, Samusoni yari kubaha imyambaro 30 y'ibitare n'imyenda yo gukuranwa 30. Iyo baza kunanirwa ntibamenye igisubizo cy'icyo gisakuzo, bari guha Samusoni iyo myambaro 30 y'ibitare n'imyenda yo gukuranwa 30. Kuko batari bazi uko Samusoni yishe intare, kandi muri iyo ntare agahakuramo ubuki, nta n'umwe mu bashyitsi be wari kubasha kumenya igisubizo cy'igisakuzo cya Samusoni. Mu Bacamanza igice cya 14 kuva ku murongo wa 15 kugera ku wa 18 haravuga ngo, maze ku munsi wa 7 babwira muka Samusoni bati, shukashuka umugabo wawe adusobanurire icyo gisakuzo, tutagutwika tugatwika n'urugo rwa so. Mwaduhamagariye kutugira batindi? Siko biri. Nuko muka Samusoni amuririra imbere aramubwira ati, uranyanze, ntunkunze, kuko washakuje bene wacu, ntukimbwire. Samusoni aramubwira ati, sinabibwiye data na mama, none mbikubwire? Arangiza iyo minsi 7 amuririra imbere bakiri mu bukwe, maze ku munsi wa 7 arabimubwira kuko yari amurembeje. Nawe abwira bene wabo icyo gisakuzo. Nuko uwo munsi wa 7 izuba ritararenga, abanyamudugudu baramubwira bati, niki cyarusha ubuki kuryoha, kandi niki cyarusha intare imbaraga? Nawe arababwira ati, yaba mutahingishije ishashi yanjye, ntimuba mwishe igisakuzo cyanjye. Abafilisitiya begereye umugore wa Samusoni kugira ngo abafashe kumenya igisubizo cy'igisakuzo Samusoni yari yabasakuje, kandi bamutera ubwoba, bamubwira ko natababwira ibanga ry'iki gisakuzo bazamutwikira mu nzu ari kumwe na se. Nshuti yanjye, ngira ngo urabizi ko intwaro ya mbere y'abagore ari amarira. Umugore wa Samusoni rero yakoresheje iyo ntwaro mu gihe kingana n'iminsi 7 yose. Ndashaka kukubwira ko umugore ushobora kurira iminsi 7 yose yikurikiranyije ari umugore ushobora kuzana amananiza. Ku iherezo rero Samusoni yagombaga guhebera umugore, maze akamuha igisubizo ku gisakuzo yari yasakuje babashyitsi be b'Abafilisitiya. Samusoni yari umuhanga cyane mu kumenya uwamuhemukiye. Yamenye neza aho abagabo bakuye igisubizo cy'igisakuzo cye. Samusoni yaravuze ngo, iyaba mutahingishije ishashi yanjye, ntimuba mwishe igisakuzo cyanjye. Mu yandi magambo, Samusoni yarababwiye ngo, umugore wanjye niwe wabahaye igisubizo. Mu Bacamanza igice cya 14 ku murongo wa 19 haravuga ngo, nuko umwuka w'Uwiteka muzaho cyane, haramanuka ajya kuri Ashikeloni, yicayo abantu 30, abacuza imyambaro yabo, kandi aha imyenda yo gukuranwa abishe igisakuzo cye. Ararakara cyane, arazamuka ajya kwa se. Umwuka w'Imana yaje kuri Samusoni, maze Samusoni aramanuka ajya mu majyepfo kuri Ashikeloni. Aho kuri Ashikeloni, Samusoni yahiciye abagabo 30 kugira ngo abashe kubona ya myambaro yari yarasezeranyije ba bantu bari basubije igisakuzo cye. Samusoni yaje gusiga umugore we ntibaryama n'icyo gihe, kuko yari yahishuye igisubizo cy'igisakuzo cye. Mu Bacamanza igice cya 14 ku murongo wa 20 aravuga ngo, ariko muka Samusoni bamushyingira mugenzi we wari inshuti ye. Se w'uyu mukobwa yaje kumutanga ku wundi musore wari wambariye Samusoni mu bukwe bwe. Mu Bacamanza igice cya 15 ku murongo wa 1 n'uwa 2 Bibiliya iravuga ngo, nuko hahise iminsi mu isarura ry'ingano, Samusoni ajya gusura umugore we amuzaniye umwana w'ihene, yibwiye ko asanga umugore we ku murere. Ariko sebukwe ntiyamukundira ko ajyayo. Sebukwe aramubwira ati, nukuri nagize ngo waramwanze rwose, nicyo cyatumye mushyingira mugenzi wawe. Mbese murumuna we nta muruta ubwiza? Ndakwinginze aba ari we ujyana mu cyimbo cye. Nyuma y'uko umujinya wa Samusoni ushize, yagiye gusura umugore we, kandi agenda amushyiriye impano y'umwana w'ihene. Sebukwe abwira Samusoni ko yatekereje ko atagishaka umukobwa we, aricyo cyatumye amushyingira undi musore mugenzi we.
Birumvikana rero ko Samusoni atigeze yishimira ayo magambo ya sebukwe. Mu Bacamanza igice cya 15 guhera ku murongo wa 3 kugera ku wa 5 haravuga ngo Samusoni arababwira ati kuri ubu noneho nta rubanza rw'Abafilisitiya ruzanjyaho nimbagirira nabi. Nuko Samusoni aragenda afata ingunzu 300 yenda amafumba y'umuriro, izo ngunzu azifatanya imirizo ayihambiranya n'ifumba y'umuriro, maze akongeza amafumba arazikungagiza aziroha mu mirima y'ingano y'Abafilisitiya. Inkongi iratwarana hose, si mu miba, si mu ngano zidatemye, si mu myelayo, byose birakongoka. Samusoni rero yaje kwihora ku Bafilisitiya, afata ingunzu 300 yenda amafumba y'umuriro, izo ngunzu azifatanya imirizo ayihambiranya n'ifumba y'umuriro, nuko atwika imirima yose y'Abafilisitiya. Ku bigaragara rero hano Samusoni ntabwo yagaragaraga nk'umuntu w'Imana. Mu Bacamanza igice cya 15 kuva ku murongo wa 6 kugera ku wa 8 haravuga ngo maze Abafilisitiya barabaza bati ninde wakoze ibyo? Baravuga bati ni Samusoni umukwe w'umutimuna, kuko yatwaye umugore we akamushyingira mugenzi we. Abafarisayo baherako barazamuka batwika uwo mugore na se. Nuko Samusoni arababwira ati ubwo mubigenjeje mutyo ni ukuri nzabahora, kandi mbirangije nzarurera. Nuko arabatikiza cyane yica benshi, maze aba mu isenga y'igitare cya Etamu. Nshuti yanjye, ndagira ngo umenye neza ko ibi Samusoni yabikoze ku giti cye. Ibi rwose ntaho bihurira n'umurimo Imana yari yahaye Samusoni wo gukiza Abisirayeli. Ahubwo ni Samusoni wabikoze ku giti cye kugira ngo yihore. Ibi bikorwa bye ntaho byahuriraga no gukiza Abisirayeli. Uko kwihora kwe kwari ukwe ku giti cye. Nyuma yo kwica Abafilisitiya benshi, birumvikana ko Samusoni yahise yigwizaho abanzi benshi nanone, nabo rero batangira kumuhiga. Nuko areka abantu be ngo bamuboheshe imigozi kugira ngo Abafilisitiya batica Abisirayeli babahora umuntu umwe ari we Samusoni. Mu Bacamanza igice cya 15 ku murongo wa 14 aravuga ngo ageze i Lehi Abafilisitiya bamusanganiza urusaku, maze umwuka w'Uwiteka amuzaho cyane, imigozi yari imudadiye amaboko ihinduka nk'imigwegwe ishiririye, ibimuhambiriye biradohoka bimuva ku maboko. Abantu b'i Buyuda bafashe imbohe yabo Samusoni bamujyana ahitwa i Lehi, hari hatuye Abafilisitiya. Abanzi bishimiye kubona Samusoni abohwa bakamubazanira. Nuko Samusoni acagaguza imigozi yari imuriho yose nk'aho wagira ngo nta cyari kimuziritse. Ibi byongera nanone kutwereka imbaraga uyu mugabo yari afite, ariko ntabwo zari imbaraga ze. Mu Bacamanza igice cya 15 ku murongo wa 15 aravuga ngo nuko abona igufwa ry'umusaya w'indogobe ararisingira aryicisha abantu 1000. Samusoni yasingiriye intwaro yari imuri hafi, iyo nayo ikaba ari igufa ry'umusaya w'indogobe, nuko arwanya umwanzi yica Abafilisitiya 1000. Ndagira ngo na hano urebe imbaraga z'uyu mugabo, ariko birumvikana ko atari gupfa gukora ibi byose kubw'imbaraga ze, ahubwo n'umwuka w'Imana wabaga kuri we maze ukamushoboza gukora ibi byose. Hano Samusoni yari atangiye gukiza Abisirayeli, iyo byibuza aza gushyira imbere y'intego. Nyamara siko byagenze nk'uko tuza kubibona mu gice gikurikira. Mu Bacamanza igice cya 16 ku murongo wa 1 n'uwa 2 aravuga ngo Samusoni ajya i Gaza abona y'umugore wa Maraya yinjira iwe. Ab'i Gaza babwirwa ngo Samusoni ageze hano, baramugota bamwubikira ku irembo ry'umudugudu bakesha ijoro. Bahacecekeye ijoro ryose bibwira bati nibucya turamwica. Mbega ukuntu Samusoni yakundaga abagore. Abantu bo mu mudugudu bafunze amarembo yawo, hanyuma baravuga ngo tuzamufata mu gitondo. Mu Bacamanza igice cya 16 ku murongo wa 3 aravuga ngo Samusoni ariryamira ageza mu gicuku. Muri icyo gicuku arahaguruka afata inzugi z'irembo ry'umudugudu n'ibikingi by'irembo byombi, arabishinguza byose hamwe n'igihindizo cyazo, abiterera ku bitugu, abizamukana impinga y'umusozi uteganye n'i Heburoni. Samusoni yakangutse mu gicuku asanga amarembo y'umudugudu afunze. Hanyuma n'iki yakoze? Yafashe inzugi z'irembo ry'umudugudu n'ibikingi by'irembo byombi, arabishinguza byose n'igihindizo cyazo, abishyira ku bitugu bye, abizamukana mu mpinga y'umusozi uteganye n'i Heburoni. Bivugwa ko yaba yarakoze urugendo rungana n'ibirometero 40 kugira ngo agere kuri uwo musozi. Ibyo Samusoni yakoze bimeze nk'ibirimubwira bwa cyane. Uyu muhungu Samusoni ntiyigeze yifata nk'umuntu mukuru. Yari yarahamagariwe gukiza Abisirayeli akoresheje imbaraga Imana yari yaramuhaye, ariko ibyo yakoraga gusa kwari ugukoresha izi imbaraga ze mu buryo bwo kwirwanaho wenyine gusa. Mu Bacamanza igice cya 16 ku murongo wa 4 haravuga ngo
hanyuma y'ibyo abenguka umugore wo mu gikombe cya Soreka witwaga Delila. Iyi niyo nkuru ya Samusoni. Uku niko kwabaye kugwa kwa Samusoni. Aha niho hagaragaye intege nke za Samusoni, niho hagaragaye intege nke z'ubuzima bwe. Abenguka umugore. Samusoni ntabwo yagwiririwe n'iki cyaha, ahubwo yari asanzwe akunda abagore. Magi avuga ko mu itorero yari abereye pasiteri ryo muri Texas hasengeragamo umukuru wa banki imwe yo muri Amerika. Uyu mugabo ngo yaje kujyana na Magi gusura no kuganiriza imbohe muri gereza. Magi avuga ko urebeye inyuma uyu mukuru wa banki ngo wabonaga ari umugabo w'indashyikirwa. Ngo umunsi umwe rero uyu mugabo yaje kubura, yari yagiye mu kiruhuko, nuko banyitangira kubura amafaranga. Abo muri iyo banki ntibashoboraga gutekereza ko uwo mugabo yayatwara. Bagerageje gushakisha impamvu bariho bahomba amafaranga menshi, ariko ntibayimenya. Nyuma nibwo batangiye gukeka wa mugabo ko yaba ari we watwaye amafaranga. Nuko babonye atavuye mu kiruhuko yari yagiyemo, niko gutangira kumushakisha. Hanyuma iperereza rimaze kurangira, baza gusanga wa mugabo yari amaze imyaka myinshi yiba amafaranga ya banki. Nshuti yanjye, ngira ngo urabona ko nta muntu ujya upfa kugwa mu cyaha bimutunguye, kuko n'ubundi aba asanzwe akinisha icyo cyaha. Kimwe mu byaha bikomeye bisigaye bishobora abagabo muri iki gihe ni icyaha cy'ubusambanyi. Iki ni cyo cyaha Samusoni yakoze. Yabengutse umugore witwaga Delila. Kuva dutangiye kumenya iby'urukundo rw'aba bantu, tuzabona ko Samusoni atigeze agira umugambi wo kurongora Delila na rimwe. Mu Bacamanza igice cya 16 kuva ku murongo wa 5 kugera ku wa 7 aravuga ngo abatware b'Abafilisitiya basanga uwo mugore, baramubwira bati, umuhenda ubwenge, umenya aho imbaraga ze nyinshi ziva, tumenye uburyo twamushobora tukamuboha tukamucogoza. Umuntu wese muri twe azaguha ibice by'ifeza 1,100. Nuko Delila abaza Samusoni ati, ndakwinginze mbwira aho imbaraga zawe nyinshi ziva n'icyakuboha ugashoboka. Samusoni aramusubiza ati, bamboheshe isura imbisi indwi zitaruma, nacogora nkamera nk'abandi. Mu by'ukuri ngira ngo urabona ko umutima wa Delila wari wibereye ku ifeza aho kuba kuri Samusoni. Ku yindi nshuro rero abayobozi b'Abafilisitiya babonye ubundi buryo bwo gufata Samusoni. Ndagira ngo urabona ko ku nshuro ya mbere Samusoni yabeshye Delila. Yatangiye guha Delila igisubizo ku byo yari hamubaza, ariko aramubeshya. Samusoni yongeye guca imigozi bari bamuzirikishije, ndetse abikora atarinze ashyiramo imbaraga nyinshi. Kugeza no kuri iyi nshuro rero nta n'umwe wari uzi aho imbaraga za Samusoni zituruka. Mu Bacamanza igice cya 16 kuva ku murongo wa 10 kugera ku wa 17 aravuga ngo Delila abwira Samusoni ati, dore wampemukiye kandi wambeshye, none ndakwinginze umbwire icyabasha kukuboha. Aramubwira ati, bambohesha imigozi mishya itigeze gukoreshwa, nacogora nkamera nk'abandi. Ku yindi nshuro Samusoni yongeye gukina na Delila, biratinda kugeza ubwo Samusoni amwemereye kumuzirikisha imigozi. Hanyuma igihe Delila yatakaga ngo wapfa Samusoni, Abafilisitiya baragusumiriye, Samusoni yahise atanyaguza utugozi twose twari tumuriho. Kuri iyi nshuro rero Delila asa n'urakariye cyane uyu muhungu w'inshuti ye. Mu Bacamanza igice cya 16 kuva ku murongo wa 13 kugera ku wa 14 aravuga ngo Delila abwira Samusoni ati, ni kurya uracyamemukira kandi uracyambeshya, mbwira icyabasha kukuboha. Aramusubiza ati, wasobekeranya imigabane 7 y'umusatsi wo ku mutwe wanjye muruyonga byashoboka. Nuko awutsibisha urubambo. Aramubwira ati, wapfa Samusoni, Abafilisitiya baragusumiye. Arakanguka ashikuza urwo rubambo rw'inkingi hamwe n'uruyonga rusobekeranijemo. Noneho hano Samusoni yari atangiye gucika intege. Nshuti yanjye, mbese wanyemerera nkakubwira ko iyi yari intangiriro y'iherezo ry'ubuzima bw'uyu mugabo? Kuri iyi nshuro Samusoni yari atangiye kwegera ku kuri kwe, kuko yari amaze guhishura iby'umusatsi we, ariko yakomeje kubeshya uyu mugore Delila. Nuko ubwo Delila yatakaga ngo wapfa Samusoni, Abafilisitiya baragusumiriye, yakuyeho ibyari bimuboshye byose aribohora. Mu Bacamanza igice cya 16 guhera ku murongo wa 15 kugera ku wa 17 aravuga ngo Delila aramubwira ati, wakagize ngo urankunda kandi tudahuje umutima, umpemukiye gatatu utambwira aho imbaraga zawe nyinshi ziva. Ariko kuko yamushimikiriye iyo minsi yose akamubaza amuhata, amurembeje nk'uwenda gupfa, nuko amubwira ibyari mu mutima we byose. Aramubwira ati, nta cyuma cyogosha cyigeze kunyura ku mutwe, kuko nabaye umunaziri w'Imana uhereye nkiva mu nda ya mama. Nakogoshwa imbaraga zanjye zanshiramo, ngacogora nkamera nk'abandi.
Kuri iyi nshuro rero Delila yabwiye Samusoni ko niba koko amukunda agomba kumuhishurira ibanga ryahakura imbaraga ze. Nuko rero Samusoni amubwira ko yari umunaziri. Nk'uko byibuka, umusatsi muremure ni kimwe mu byarangaga abanaziri. Imbaraga ze ntabwo zabaga mu musatsi, ahubwo zaturukaga mu mwuka w'Imana wamanukaga akaba kuri we. Nuko Delila niko kubona ko Samusoni yari umugabo w'igicucu, kandi koko niko Samusoni yari ari. Mu Bacamanza igice cya 16 kuva ku murongo wa 18 kugera kwa 20 haravuga ngo, nuko Delila abonye ko amubwiye ibyari mu mutima we byose, atuma ku batware b'Abafilisitiya ngo nimuzamuke inkubwe gusa, kuko yambwiye ibyari mu mutima we byose. Nuko abatware b'Abafilisitiya bamusanga ahari bazanye za feza. Aherako amusinziriza ku bibero, maze ahamagaza umuntu kumwogosha imigabane 7 y'umusatsi. Aherako amushinyagurira, imbaraga ze zimuvamo, maze aramubwira ati, wapfa Samusoni, Abafilisitiya baragusumiye. Arakanguka yibwira ko yisohokera nk'ubundi akikunkumura, ariko yari atazi ko Uwiteka yamuretse. Igihe Samusoni yari amaze gusinzira, Delila yahamagaye umwe mu ngabo z'Abafilisitiya aramwogosha. Hanyuma ku nshuro ya 4 Delila arataka ati, wapfa Samusoni, Abafilisitiya baragusumiriye. Kuri iyi nshuro rero ibi byahise biba akaga gakomeye ku buzima bwa Samusoni. Yarakangutse atekereza ko ari bubigenze nk'uko yari asanzwe abikora, ariko yari atazi ko Uwiteka yamuretse. Shuti yanjye, imbaraga ze ntizari mu musatsi we, imbaraga ze zari mu mwuka w'Imana wazaga kuri we. Shuti yanjye, ukwiriye kumenya ko n'uyu munsi imbaraga zacu zitaba mu mihango y'idini. Imbaraga z'umukristo zihora buri gihe mu mwuka wera w'Imana. Samusoni yari yarahamagariwe kuba umucamanza w'abantu be ngo abakize Abafilisitiya babakandamizaga. Ijambo Ikabodi risobanura ngo ukuweho icyubahiro. Niryo ryanditswe ku mateka y'ubuzima bwa Samusoni. Guhera icyo gihe rero Samusoni ntiyongeye gushyigura umusirikare n'umwe, nta rugamba yongeye gutsinda, ntiyongeye kwihambira kuri bene wabo b'Abisirayeli kugira ngo abakize. Irari ry'ubusambanyi niryo ryangije ubuzima bw'uyu mugabo, ariko ibi ntibikuraho ko uyu mugabo yari yaratoranyijwe n'Imana. Mu Bacamanza igice cya 16 guhera ku murongo wa 21 kugera kwa 23 aravuga ngo, Abafilisitiya baherako baramufata, bamunogoramo amaso, bamumanukana i Gaza, bamubohesha iminyururu y'imiringa, bamugira umusyi mu nzu y'imbohe. Ariko nubwo bari bamwogoshe, umusatsi wo ku mutwe we wongera kumera. Hanyuma abatware b'Abafilisitiya bateranira gutambira Imana yabo Dagoni ibitambo byinshi no kwishima, bakavuga bati, Imana yacu yadushoboje umwanzi wacu Samusoni. Noneho tugeze ku kaga gakomeye kashyizeho iherezo ry'uyu mugabo. Abafilisitiya bamaze gufata Samusoni, bamunogoyemo amaso, bamugira impumyi. Nuko bamukoresha imirimo ivunanye ya kinyamaswa, ahinduka umusyi wa gereza. Igihe rero yari mu nzu y'imbohe, umusatsi we watangiye gukura. Kuri iyi nshuro rero Samusoni yari yagize umutima wo kwihana. Birumvikana rero ko Abafilisitiya bitiriye Imana yabo Dagoni y'intsinzi y'ifatwa rya Samusoni. Akaba ari nayo mpamvu bahise bategura ibirori byo kwizihiza iyo ntsinzi no gushimira Imana yabo Dagoni. Mu Bacamanza igice cya 16 kuva ku murongo wa 25 kugera kwa 27 haravuga ngo, nuko bakinezerewe mu mutima baravuga bati, nimuhamagaze Samusoni abatuganirira. Nuko batumira Samusoni, bamukura mu nzu y'imbohe, bamuhagarika imbere yabo hagati y'inkingi, arabaganirira. Maze Samusoni abwira umuhungu wari umurandase ati, reka mfate inkingi ziteze iyi nzu nzegamire. Ariko iyo nzu yari yuzuye abagabo n'abagore n'abatware b'Abafilisitiya bose bari bahari, kandi hejuru y'inzu hari abagabo n'abagore nk'ibihumbi 3, bose batumbiriye Samusoni abaganirira. Kugira ngo bizihize intsinzi yabo, Abafilisitiya bavanye Samusoni mu nzu y'imbohe, nuko bamukorera ibintu bibi cyane, baramushinyagurira. Ibyo byose babikorera Samusoni, abagabo bagera ku 1000. Ibyo byose babikorera Samusoni, abagabo bagera ku 3,000 n'abagore 3,000, bareba uko Samusoni ashinyagurirwa. Mu Bacamanza igice cya 16 guhera ku murongo wa 28 kugera kwa 31 haravuga ngo, nuko Samusoni atakambira Uwiteka aravuga ati, Uwiteka Mana, ndakwinginze nyibuka, ndakwinginzemo imbaraga aka kanya gusa Mana, kugira ngo mporere amaso yanjye yombi Abafilisitiya. Samusoni aherako afata inkingi zombi zo hagati ziteze inzu, arazegamira, ukuboko kw'iburyo gufata imwe n'ukw'imoso gufata iyindi. Samusoni aravuga ati,
mpfane n'abafilisitiya. Aritugatuga n'imbaraga ze zose arazishikuza, inzu iridukira abo batware n'abantu bari barimo bose. Nuko abo Samusoni yiciye mu ipfa rye bari benshi, barutaga abo yishe mu minsi yose yo kubaho kwe. Nuko bene se n'abo mu rugo rwa se bose baramanuka, bajyana umurambo we, barawuzamukana bawuhamba hagati y'Isora na Eshitawoli mu gituro aho se Manowa yahambwe. Samusoni yari amaze imyaka 20 ari umucamanza w'Abisirayeli. Samusoni yari umunyantege nke. Agitangira yari afite ishyaka ryo gukiza Abisirayeli, ariko birangira ananiwe. Yakinnye n'icyaha kugeza igihe umwuka w'Imana muvaho. Hariho 30 y'ingenzi ivuga ubuzima bw'uyu mugabo Samusoni. Umurongo wa mbere ugaragaza ibanga ryatumaga Samusoni agira intsinzi, aho ugira uti: kuko uzasama inda ukabyara umuhungu, kandi ntihazagire umwogosha, kuko uwo mwana azaba umunaziri ahereye akiva mu nda ya nyina, kandi niwe uzatangira gukiza Abisirayeli amaboko y'Abafilisitiya. Uyu murongo uri mu Bacamanza igice cya 13 ku murongo wa 5. Umurongo wa kabiri tubona mu Bacamanza igice cya 13 ku murongo wa 25. Uyu murongo ugaragaza ibanga ry'imbaraga za Samusoni, aho ugira uti: maze umwuka w'Uwiteka atangira kumukoreshereza i Mahanedani hagati y'Isora na Eshitawoli. Umurongo wa 3 ugaragaza ibanga ryatumye Samusoni atsindwa. Uyu murongo uboneka mu Bacamanza igice cya 16 ku murongo wa 20. Haravuga ngo: maze aramubwira ati: wapfa Samusoni, Abafilisitiya baragusumiye. Arakanguka, yibwira ko yisohokera nk'ubundi akikunkumura, ariko yaratazi ko Uwiteka yamuretse. Mu gusoza ndagira ngo rero turebere hamwe ibintu bimwe na bimwe byaranze ubuzima bwa Samusoni na Yesu Kristo. Turareba ikigereranyo cy'aba bagabo babiri bombi. Icya mbere, kuvuka kwabo bombi kwahanuwe na marayika. Icya kabiri, bombi batoranyijwe bakiri mu nda za ba nyina babo. Icya gatatu, bombi bari abanaziri. Icya kane, bombi bagenderaga mu mbaraga z'umwuka wera. Icya gatanu, Samusoni na Yesu banzwe n'abantu. Icya gatandatu, Samusoni na Yesu bombi bashenye cyangwa se bazasenya abanzi babo. Reka noneho turebe ikinyuranyo cy'ubuzima bwa Samusoni n'ubuzima bw'umwami wacu Yesu Kristo. Icya mbere, Samusoni yabayeho ubuzima bw'icyaha, ariko Yesu ntiyigeze acumura. Icya kabiri, Samusoni agiye gupfa yarasenze ngo: Uwiteka Mana, ndakwinginze imbaraga aka kanya gusa Mana, kugira ngo mporere amaso yanjye yombi Abafilisitiya. Yesu we yarasenze ngo: Data, wababarire kuko batazi icyo bakora. Ikinyuranyo cya gatatu, mu ipfa rya Samusoni amaboko ye yayarambuye kubera umujinya yari afitiye Abafilisitiya, naho mu ipfa rya Yesu Kristo amaboko ye yayarambuye kubera urukundo yari afitiye abatuye isi. Ikinyuranyo cya nyuma, aricyo kinyuranyo cya kane, cyerekana uburyo Samusoni yapfuye ariko Yesu Kristo we akaba ari muzima. Reka dusenge. Mana, ndagusabye kugira ngo turinde kuva mu mugambi wawe. Muri iyi si hariho byinshi bishobora gutuma dutandukira tukava mu buntu bwawe, ariko wowe wenyine aba ari wowe wo kudushoboza. Mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Nshuti yanjye, wakoze kubana nanjye mu kiganiro cy'uyu munsi. Ubutaha nzagaruka maze twigire hamwe ku bice bisoza iki gitabo cy'Abacamanza. Amahoro n'umugisha biva ku Mana Data n'Umwana wayo Yesu Kristo n'Umwuka wera bibane nawe. Icyo cyari ikiganiro Tumenye Bibiliya. Niba wifuza kugira icyo ubaza, kudutera inkunga cyangwa ushaka kuduha ubuhamya, ushobora guhamagara cyangwa kohereza ubutumwa bugufi kuri telefoni igendanwa. Inomero ni 07 81 27 90 18. Ushobora kandi kutwandikira kuri page yacu ya Facebook yitwa Tumenye Bibiliya, cyangwa kuri email yitwa umucyo@yahoo.fr. Imana iguhe umugisha.